umugongo n'ubuzima turinde ingingo zawo kwicara nabi kuryama nabi bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho ejo urarwara. Mwiriwe neza abakunzi bamenye ubuzima TV, uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'ingenzi ku bantu b'ingeri zose bakora akazi. Ibimenyetso bito bishobora kuba intandaro y'indwara zikomeye. Bararikiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo tuze kurebera hamwe impamvu nto dukunze gusuzugura buri munsi mu kazi zishobora kudutera indwara zikomeye, ndetse zikaba zaba intandaro yo kuba umuntu yagira ubumuga, rimwe na rimwe agakora akazi ke nabi cyangwa se bikamuviramo kuba yareka akazi mu buryo bwa burundu biturutse ku myitwarire itari myiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbahaye ikaze kandi mbonereho no guha ikaze abashyashya bageze kuri runo rubuga rwa mbere kugira ngo bakore subscribe, tubashe gukurikiranira hamwe ibiganiro, he kujya hagira ikiganiro kibacika. N'undi wese waba atarakora subscribe murarikiye kuyikora, ndetse ibi biganiro mujye mugerageza kubisangiza abandi kuko ababikurikirana turacyari bake kandi ni ingenzi cyane ku bakozi bose. Ni inama zigirwa umukozi, ni inama umuntu ashobora kwitaho akagira ubuzima bwiza mu kazi. Buri munsi muri ofisi uri mudasobwa wicaye amasaha menshi. Njye nemera ko iyo umuntu adafite umunaniro w'ingingo z'umubiri, haba hari amahirwe menshi yo kugira ubuzima bwiza kandi burambye. Ariko iyo umunaniro utitaweho ngo habeho kuwivuza hakiri kare, habeho kuruhuka neza, habeho gukoresha massage ku bikeneye gukoreshwa massage, bishobora kuvamo intandaro y'ibibazo by'ubuzima. Kandi hari ibintu rero dukunze kwirengagiza cyangwa se tukabona ari ibintu bisanzwe, nyamara bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu mu gihe kirekire. Nubwo abantu benshi bumva yuko amavunane ari ibintu bisanzwe mu kazi ka buri munsi, ni ingenzi cyane kumenya ko hariho ibintu bito bikwiye kwitabwaho hakiri kare bitaraba ikibazo cy'ubuzima kandi ikibazo gikomeye. Umugongo n'ubuzima turinde ingingo zabo kwicara nabi kuryama nabi bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho ejo urarwara. Twige ko tubaho neza umugongo tuwurinde. Ese waba warigeze wumva ubabara buhoro buhoro mu rutugu, mu ijosi, mu rukenyerero n'ahandi, ukabyita ko ari umunaniro usanzwe w'akazi? Ese hari ububabare waba warigeze wumva mu buryo budasanzwe igihe wakoreshaga massage? Ibyo bishobora kuba ari trigger point zitangirira mu mikaya bitewe no kutaruhuka neza cyangwa bitewe no gukoresha urugingo nabi. Ibyo byiyumvo by'umunaniro udasanzwe mu mubiri ushobora kumva ufite ubunebwe cyangwa se umunaniro usanzwe biturutse ku mirimo yawe, biturutse ku bikorwa wakoze uwo munsi. Uko umunaniro ugenda ugaragara ku bakozi bakora akazi ko mu biro, abarimu, abashoferi ndetse n'abandi, ni ikimenyetso kigaragaza ko umubiri hari ikintu kiba kitagenda neza. Ni ikimenyetso kiba kigaragaza ko umubiri hari icyo uri gusaba kugira ngo ubashe gusubira ku murongo nk'uko wari uri utarakora ako kazi.
munsi muri ofisi kuri mudasobwa, wicaye amasaha menshi utagize aho none se ugana. kuki umuntu kumva imitsi isa nk'iyacitse cyangwa afite amavunane bifatwa nk'ikimenyetso gisaba kwitabwaho hakiri kare? Ibimenyetso bito bito nk'ububabare, kugaragara mu ngingo, kumva imitsi isa nk'iyipfunditse bishobora kuba intangiriro z'indwara z'amagufwa, imitsi ndetse n'imikaya. Nk'uko tumaze kubibona, kuribwa gake gake mu rugingo runaka bishobora kuba ikimenyetso cy'imbarutso y'indwara y'imitsi, kandi bikazagira ingaruka mbi ku musaruro w'umukozi ndetse n'uw'igihugu muri rusange. Iyo amavunane atavuwe hakiri kare, atera umunaniro ukabije, deformation y'ingingo, imikaya, bigatera trigger point n'indwara z'imikaya zishingiye kuri stress. Bishobora nanone gutera umuntu kugira ubumuga bumubuza gukora akazi ke neza. Umugongo n'ubuzima, turinde ingingo zawo. Kwicara nabi, kuryama nabi bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho. Kunanirwa kwicara cyangwa guhagarara igihe kirekire ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'imikaya cyangwa se cyo mu ngingo. Ni ingenzi cyane rero kwiga akamaro ko kugira imyitwarire myiza mu kazi, posture, ndetse kumenya uburyo umuntu agomba kuba yitwayemo mu kazi bitewe n'ubwoko bw'umurimo umuntu akora, agasobanukirwa neza n'ingaruka mbi zishobora kuba ku muntu ukora amasaha maremare cyangwa menshi yicaye cyangwa ahagaze hamwe, kugira ngo abashe kugira uburyo ndetse n'ubumenyi bwamufasha guhindura ako kamenyero twakwita kabi, kuko ni ibintu umuntu akora atabigambiriye, hanyuma umuntu akabasha kujya akora akazi ke agerageza gukosora no kwirinda amwe mu makosa ashobora gukora atabizi, bitewe n'uko yaba adasobanukiwe neza n'imiterere y'akazi ke ndetse n'icyo umubiri umusaba, kugira ngo abashe gukora akazi ke neza atangije ubuzima bwe. Abakora massage, abafizio ndetse n'abakinesiterapeute bafite inshingano zo gufasha abantu bazima bafite ububabare bufatwa nk'aho atari indwara kwa muganga kandi bwica gahoro gahoro. Umugongo tuwurinde, kora siporo nkeya, uhagarare buri saha, dukora ibintu byose mu mafuti. Ku bijyanye n'umunaniro w'amaso, umutwe n'amarangamutima, bijyana no kunanirwa gushyira intekerezo hamwe, guhuzagurika ndetse no gucika intege mu mitekerereze. Umuhangayiko uhoraho, stress chronique, nawe ushobora gutuma umubiri w'umuntu unanirwa cyane. Ibi nabyo bishobora kujyana n'uko umuntu cyangwa umukozi aba yaratangiye kugira trigger point mu bice bimwe na bimwe by'umugongo, nko mu ntugu, mu rukenyerero ndetse n'ahandi. Wicaye amasaha menshi utagize aho ugana, amagufa aheranwa n'ibi. Ku bijyanye no gusiba cyangwa se kutitabira akazi inshuro nyinshi mu cyumweru, kuba umuntu yajya kwa muganga inshuro nyinshi mu cyumweru kandi atarwaye indwara runaka,
akenshi yanagera kwa muganga igisubizo bakamubwira ko nta ndwara afite nyuma yo gukora ibizamini byinshi. Ibyo byose ni ingaruka z'amavunane ahoraho ashobora gutuma umuntu atabasha gukora akazi ke neza, ndetse n'ubushobozi bwe bwo gukora bukagabanuka cyane. Wicaye amasaha menshi utagize aho ugana, amagufa aheranwa n'imitwaro n'ubunebwe, imitsi igacika intege, ibivugwa ariko biraremeje. Ndagukangurira kumenya no gusobanukirwa umubiri wawe, kugira ngo igihe cyose ubashije kuyumva hari ahantu hatameze neza, uribwa se cyangwa wumva umunaniro, haba ku ijosi, mu bitugu ndetse no mu rukenyerero n'ahandi, ntuzazuyaze ngo utegereze ko birushaho kuremba. Gerageza ugere kwa muganga urebe ko wabona ubufasha mu buryo bwihuse. Gerageza ushake uko waruhura umubiri wawe amazi atararenga inkombe. Bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho, ejo urarwara. Uhereye none tangira wumve umubiri wawe, wigenzure, hanyuma ibyo bimenyetso umubiri wawe ukwereka ugerageze kubisobanukirwa, kuko igihe cyose utarabisobanukirwa byagorana kumenya ko hari ikintu ukeneye. Fata umwanya wo kwiyitaho, massage, gukora imyitozo yoroheje, kunyeganyega kenshi bishoboka mu kazi, ntugume wicaye mu mwanya umwe. Ibyo nibyo birinda kugira ubumuga butunguranye. Nta munaniro, nta ndwara, nta buzima bwiza, nta terambere rirambye. Guhitamo kwita ku mibiri yacu hakiri kare ni ukugira ubushobozi. Umurimo unoze ugerwaho n'umubiri muzima. Mwakoze kudukurikirana kuri Menya Ubuzima TV. Ni mucyo twite ku buzima bwacu, imirimo yacu itera imbere. Ndabashimiye ko mwakurikiranye iki kiganiro. Niba kigushimishije, kanda like kandi ugisangiza abandi, hanyuma udusubize muri komenti utubwire uko umubiri wawe uhagaze. Murakoze, naho utaha mu kiganiro tuzarebera hamwe uko ingingo cyangwa imyanya y'umubiri imwe n'imwe yangizwa n'imyitwarire mibi mu kazi. Umugongo n'ubuzima turinde ingingo zabo, kwicara nabi, kuryama nabi, bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho, ejo urarwara. Twige ko tubaho neza, umugongo tuwurinde. Buri munsi muri ofisi, kuri mudasobwa, wicaye amasaha menshi utagize aho ugana, amagufa aheranwa n'imitwaro n'ubunebwe, imitsi igacika intege, ibivugwa ariko biraremeje. Umugongo n'ubuzima turinde ingingo zawo, kwicara nabi, kuryama nabi, bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho, ejo urarwara. Twige ko tubaho neza, umugongo tuwurinde. Umugongo n'ubuzima turinde ingingo zawo, kwicara nabi, kuryama nabi, bigira ingaruka ku buzima iyo utawitayeho, ejo urarwara.
twige ko tubaho neza. Umugongo tuwurinde, kora siporo nkeya, uhagarare buri saha. Dukora ibintu byose mu mafuti, dutinye gusaba ubufasha bwo kwirinda. Massage nziza ni isoko y'ubuzima bushya. Twibuke ko indwara zitangirira ku bintu bito, ukabyirengagiza bikaza guca intege. Umugongo ntusimburwa, ntuhabwa agaciro utawufite. Ubu nibwo buryo bwo kwirinda no kubaho neza. Umugongo ni ubuzima, turinde ingingo zawo. Kwicara nabi, kuryama nabi, bigira ingaruka ku buzima. Iyo utawitayeho, ejo urarwara. Twige ko tubaho neza, umugongo tuwurinde. Umugongo ni ubuzima, turinde ingingo zawo. Kwicara nabi, kuryama nabi, bigira ingaruka ku buzima. Iyo utawitayeho, ejo urarwara. Twige ko tubaho neza, umugongo tuwurinde.